umwana w'umuntu mwamubonye se ubu aka kavideo wasanga kafashwe n'umuntu Sabe yahahiye cyangwa yagiriye neza mu bundi buryo, ariko we nta kindi yari yitayeho, yari yashakiraga gutwika tu. Ibyo mubyumve mujye mureberaho, nuko nguko nyine umwana w'umuntu ameze. Come on. Ati wowe si uri umudamu we, nawe wumva igisubizo yahawe. Tawal Africa, the Africa we all love. Ntatinze cyane ndahita ntangira mbaza ikibazo ngo abanyarwanda twabaye iki? Ubundi abanyarwanda nitwe twageragezaga kutishimira ibibi byabaye kuri bagenzi bacu, ugasanga umuntu ababajwe n'ibibi byabaye kuri mugenzi we, ariko uri gusanga uyu munsi wa none atari ko bimeze. Habaye iki? Ngaho yagonga abanyamakuru benshi bari guhangana, bari gushwana mu itangazamakuru, aba YouTubers benshi cyane bari gusakuza, ngaho noneho haje ibya Murungi Sabe. What's up man? What's wrong with us? Habaye iki? Harya ngo ubu nibwo busirimu turimo dushaka kugeraho? No, it's not like that. It's not done like that really. Okay, nkuko mumaze kubyibonera mu ka video kabanje, uwo ni umunyamakuru Murungi Sabe wa Isimbi TV, aho yaravuye bivugwa ko ngo yaravuye mu busambanyi n'uriya mudamu uri kumukikira cyane, ngamwita yiyita umugore we. Ngira ngo mwabonye umukecuru wabajije uriya mugore ngo ese ubundi ubu umugore we? Mwumvise igisubizo yamuhaye, yikirije cyane rwose. Kandi Murungi Sabe tuzi neza ko afite umugore, ariko biriya ntabwo ari ibintu dukwiye kugira polemique za danje ngo tubishishikariza abantu, tubyamamaza ahantu hose wagira ngo sinzi icyabaye. Icyambere cyo tuzi neza nuko biriya bishobora kuba intandaro yo gusenya urugo rwa Sabe. Nta muntu n'umwe ufite ubwenge cyane cyane muri aba bantu bari kubikoraho utazi ibyo ari byo. No way, mureke dusubire ku muco wacu gakondo. Twari abantu beza, twari abantu tutishimiraga ibibi by'abagenzi bacu, twari abantu tutamamaza amashusho y'urukozasoni, twari abantu tuzi neza ko hari ibivugirwa ku karubanda, tukamenya kandi neza ko hari n'ibivugirwa ikambere. Mureke dusubire ku muco wacu, uriya muco wari mwiza rwose, ntacyo wari utwaye. Banyarwanda, banyarwandakazi, banyafurika, bagenzi banjye, bantu mukurikira Tawal, mu by'ukuri nakomeje kubikurikira byinshi, ndaceceka sinagira icyo nshaka kubivugaho, ariko it's too much, it's becoming too much for sure. What is it? What is that? What are we doing? Ibi bintu ni ibiki? Muri kubyitegereza murabona biri kutuganisha hehe? Ese aho nitwaba turi kumodernizinga u Rwanda rwacu tukarenza urugero? Ese aho ntabwo twaba turi kurenza ibyo abantu bakeneye kumva? Ese mu by'ukuri aba bana turi kuzana mu itangazamakuru birakwiye? Ese mu by'ukuri amagambo yose tuvugira ku karubanda muri social media birakwiye mu by'ukuri? Twikubita agashyi, twongere twiyibuke, twongere twibuke umuco wacu. Hari ibivugirwa ku karubanda, hari ibishyirwa ku karubanda, hakaba n'ibivugirwa ikambere. Na cyane cyane ko nsigaye nitegereza nkabona abantu benshi ntacyo bibatwaye, ni nacyo kintu abantu benshi bashaka kumva, bari gukurikira. Uzitegereze neza ibiganiro byose bikozwe bigamije gutanga ubwenge, nta muntu bireba, nta muntu byitaho. Ariko what's up bro? Wake up bro. Ibi bintu ntabwo ari ibyacu, ibi bintu ni iby'abandi, si ibyacu. Harya ngo twabaye abanyaburayi, twabaye abanyamerika, twabaye iki? No way, we still Rwandans, turacyari abanyarwanda, turacyari abanyafurika, nta kintu kirahinduka. Turashaka turi guhindura iki ubundi? Niba dushaka guhindura, mureke duhinduke, tugerageza gushaka iterambere ryabo, not like ibi bintu turi kwirukiramo, turi kwamamaza, uburenganzira turi gushaka ngo guhabwa ni burenganzira nyabaki. No way, we still have things, we still have a lot of things to develop, we still have a lot of things to do kugira ngo tuvuge ngo twagize kuri ruriya rwego. Come on man. No way.
ibi bintu ntabwo byumvikana kabisa. Abajama bari gushwana social media, YouTube irarikora, abajama bagatukana ku babyeyi bro, come on. Ibi bintu ntabwo bibaho, ntago ari ibyacu, mureke tubiharire ba nyirabyo babigumane, kuko si cyo cyiza twabonye twabakoperaho, bafite ibindi byiza byinshi. Mureke duharanire kugera ku ibyo ngibyo bagezeho bifite umumaro, bituma twabaho, biriya by'iterambere, bituma twamamaza u Rwanda rwacu, twamamaza Afurika yacu. Mureke tuba ari byo duharanira. Naho ibingibi byo kuvuga ngo ndashaka uburenganzira bwanjye, mfite uburenganzira bwo kuvuga ibyo uko niyumva, uko mbishaka, gukora ibyo nshaka, no way, that's not for us. Ibi si ibyacu. Ubu hari abari kunyumva bumve ngo nanjye shyigikiye ngo ibiki n'ibiki. No way. Mureke tuba abanyarwanda, mureke tuba abanyafurika, abo nibo turi bo. Aho kwihindura, duhinduye uruhu, n'ubundi ni hahandi jene zacu ntizizahinduka, tuzaguma turi babandi. Uzahinduka uruhu, uhinduka umuzungu, ariko ni hahandi nubyara uzabyara umwana wirabura. That's who you are. That's who you are. Please, let's not be like that. No, nari naratinye kubivugaho cyane, ndavuga se ibi bintu, what is this? Ndavuga probably abantu bafite ubwenge, bafite n'icyo bakurikiranyemo, wenda nabo bazageza aho babone ko it's being too much, it's becoming too much. Ariko day after day umuntu agize ibyago, inkuru yabonetse. Day after day Vava yapfuye, inkuru yabonetse. Yarwaye, yarembye, ntabwo ari inkuru, nta muntu ushaka ko kumusura, ariko yapfuye, dore imbogo tumubonyeho inkuru, tugiye kumuriraho YouTube zibona akazi. Come on man, that's not who we are. That's not who we are. We are different to that. That's not us. Abo sibo twebwe, abo sibo turibo. Mureke dukomere kubo turibo, kuko abo nibo turibo nyine. Utazi yava ntamenya niyagana, ntabwo ashobora you can't understand the present, and you can't prepare for a bright future if you don't know, really, you don't understand your past. Our past is, we are Africans, we are Rwandans. Abo nibo turibo nyine. Mureke duharanire kuguma ku muco wa Kinyafurika, mureke duharanire kuguma ku bumuntu bwa Afurika. Ugasanga umuntu yari inshuti yawe kubera ibyago bimubayeho, wow, mbonye icyo kumuriraho, ngiye kuvuga n'ibitabayeho kugira ngo ninjize kuri YouTube. What's up bro? Hari ibintu byinshi cyane byiza Yago yakoze. Kuki atari ibyo ngibyo uvuga ukajya kuririmba amabi yamubayeho cyangwa se baba ari kumuvugaho? Come on, you don't even have a fact, you don't even have ibimenyetso ko ibyo bari kumuvuga hari fact. Ubwo se musanga warabaye, nigeze gukurikira ibiganiro by'uwitwa Gary Mugwiza, uriya mubyeyi yari yaravuze kuri Dorimbogo, arangije Dorimbogo amaze gupfa, aragaruka asaba imbabazi. Yasabye imbabazi nde? Ko uwo yari yavuze nabi yari Vava, yari Dorimbogo, akaba ataragihari. Yasabye imbabazi abanyarwanda. Okay, ni byiza cyane rwose ko yagize ubwo butwari bwo gusaba imbabazi, ariko byari byiza ko avuga ziga, aho kugira ngo atwarwe n'ibintu turi kubona bidafite ikintu gihagije bizana muri sosiyete. Kubera iki inkuru zisenya sosiyete nyarwanda, sosiyete nyafurika, arizo turi kwibandaho gukora? Kubera iki? Dufite ibintu byinshi cyane twaganiriza abanyarwanda, dufite ibintu byinshi cyane abanyarwanda bakeneye kumva twakoraho. Come on, let's wake up, please. Let us wake up. Ntabwo kujya kugaragaza umuntu ubwambure bwe, ntabwo ari byo bizatugira ibihangange. Come on man,
reka tureke kwirebaho nk'umuntu ku giti cye, reka ne kwirebaho nkanjye PI, reka wowe kwirebaho nkande, reka wowe kwirebaho no way, nuzamuka wenyine it's not going to be anything better for our country or our continent. No way, nta kintu na gito, you're not bringing us anything. uzazamuka wari iki se ubundi? Ubu ntazamutse niba ntafite amafaranga njye nzareba ibyo ukora, which means you need me to get money so that I can watch what you're doing. Reka rero twe gusebanya, mureke tuzamurane, mureke dukorere hamwe, mureke dushyire hamwe, mureke twubake u Rwanda twifuza, ariko aya matiku tuyihorere rwose, nta kintu adufasha. Ariko si ubundi abanyarwanda twebwe twabaye iki? Mu by'ukuri buri wese ahari yitekerezeho, wowe ubwawe witekereze uti ese nabaye iki? This is not who I used to be. Uyu nguyu ntabwo ari we nigeze kubaho. It's not who I was before. Kubera iki? Habaye iki? Ni iki cyahindutse? Nabonye iki kidasanzwe kimpindura uwo ntari we? Nabonye iki kidasanzwe kintera kujya guca umugabo inyuma ku karubanda, narangiza nkanaza mu itangazamakuru nkabyerura, nkabivuga nshize amanga, nezerewe, nishimye kabisa. Ubu cyari akantu ka danje nakoze. Nabaye iki gituma mfata amashusho ya mugenzi wanjye agaragaza ubwambure bwe nkajya kuyamamaza ku karubanda? Nabaye iki? Nabonye iki donc nahindutse nde? Ubona ari we yaje kujya. Icyo ni ikibazo umunyarwanda wese akwiye kwibaza. Ese mu by'ukuri ni iki cyabaye? Ese ubu ngenda mu modoka ihenze cyane, okay, good enough, ni ukuvuga ngo niba ugenda mu modoka ihenze wabaye umusirimu. Ubwo si ubusirimu wabaye, donc umusirimu wabaye, ubusirimu wabonye ni ubwo kugenda uvuga utukana ku karubanda. Come on bro, ku karubanda bro. Ibi bintu ntabwo ari ibintu byo gukora, ibi bintu ntabwo ari ibintu byacu. Abanyarwanda duhinduke man, duhinduke ma people, mureke duhinduke. Ntabwo abo twari bo ntabwo bari babi. Igitangaje kibabaje giteye agahinda, u Rwanda rutuzanira opportunities. Leta y'u Rwanda itushyiriraho opportunities, ituzanira internet yo kubyaza umusaruro, ituzanira amashanyarazi ahantu hose yo kubyaza umusaruro, aho kugira ngo dukore, dutere imbere, tuzamure igihugu cyacu. Come on, ugasanga ahubwo icyo twibereyemo ni ugusenyana. Ibi bintu ntabwo ari ibintu twari dukwiye kuba tukigira mu Rwanda. Ibi bintu ntabwo ari ibintu abanyarwanda twakagombye kuba tukirebaho. Iyo witegereje neza ukareba perezida wacu ukuntu afatwa muri Afurika ku isi yose, come on, ntabwo watekereza ko afite abantu birirwa mu matiku, ayoboye abantu birirwa mu matiku batikurana, bagira gute, basebanya, bafite inzangano. Come on, umuntu utabona icyiza mu wundi, umuntu n'umunegativiste. Kuki twifuza kuba abanegativiste man? Do you think ese uba wigirira neza? Come on, mbere yuko nsenya umuntu burya mba nabanje kwisenya njyewe ubwanjye inside, mba namaze kwisenya inside. Come on, ibi bintu ntabwo bikwiye, mureke duhinduke. Nkurikije rero iyi video mumaze kureba mu kanya ivuga ku bya Sabe, ntabwo ndi gushyigikira ngo abanyarwanda ngo abagabo ngo tujye mu mafuti, tujye guca inyuma abagore bacu, tujye kuvuga nabi bagenzi bacu, dusambanya abana, ibintu byinshi. Oya, sibyo ndi kuvuga. Ahubwo icyo ngiye ndi kwivugira mu ruhande rwanye ni turebe icyiza ku bantu, twe gusebya abantu. Hari indirimbo ivuga ngo bakunda abapfu, ni indirimbo y'abaraperi b'abahanga cyane, bakunda abapfu. Nibyo, yego, ndegereza ko iri ku cyumba cy'amategeko ya Bulldog na Riderman, bakunda abapfu. Ariko se dukwiye gukunda abapfu mu by'ukuri? Fine, niba banakunda abapfu, se mwaretse nibura icyo kintu nacyo tukacyubaha. Ubundi urupfu si ikintu cyiza. Ni nayo mpamvu umuntu wapfuye mu by'ukuri ibibi byose umufiteho uba wumva
ufite umutima nama uguhatira kubiceceka kubigumana, kuko nta kintu biba bigiye kungura abantu, nta kintu biba bigiye gufasha society. Come on man, abantu turi kwirukanka inyuma y'amafaranga bakuri YouTube, it's fine, ni byiza, no opportunity twashyiriweho yo gushaka imibereho yo kwinjiza amafaranga yo gutuma tubaho turya, ariko mureke tubikore tunatekereza, ntihagire akantu na kamwe katwivangamo gatuma dutuba umuntu. Nahoze ndeba ikiganiro yagiranye na Jado Castar avuga ati ngiye nkuzi nk'umuvandimwe wanjye muto, murumuna wanjye, undi nawe amubwira ati kabisa grand frère ndakubaha, uri mu bantu ba appreciatingaga ibyo nkora, bampera courage, bampa imbaraga. This is what we need, man. This is actually what we need. We need to support each other, we don't need to destroy each other. Ntabwo dukwiye kugira gute gusenyana, oya tuzamurane man. Uyu munsi uburi hejuru hariya ku gasongero, ako hari umugani w'ikinyarwanda mwiza cyangwa wenda si umugani, ariko hari expression nakunze cyane yo mu kinyarwanda ivuga ngo burya hazamuka haba hagira gute, haba hanamanuka. Come on, harimo philosophy mw'iyo expression, harimo philosophy itangaje. Ahazamuka haba hanamanuka. It's fine, warazamutse ugera hejuru hariya ku gasongero. By the way, waruzi ko burya kumanuka ahubwo ari byo byihuta. Burya niyo wakwicara, niyo waryama ukibirana ugatogoka, ukibirindura nka bimwe twajyaga dukina turi abana, tukajya ahantu hamanuka ngo turi kurya umunyenga. Biriya twarabikoraga kandi byarakundaga. Wajyaga ahamanuka hoho kuzamuka biravuna, bisaba effort, bisaba byose. Iyo umaze kugera hariya rero ku gasongero, please remember that kumanuka byo biroroshye cyane. Iri sufi yo kuryama gatoya, ubundi umuntu agatogoza gatoya, umanuka nta rutangira rwose, no guhagarara byagorana, ariko wibuke imbaraga wakoresheje kugira ngo ugere aho uri. So let's try our level best to be the people, the good people we can be, the best people we can be, the best Africans we can be. Iki nicyo kintu kizatwubaka, iki nicyo kintu kizatwubakira igihugu cyacu, umugabane wacu. Iki nicyo kintu kizatuma Afrika twifuza tuyigeraho. The Africa we all love, that's Tawal. Tawal nicyo bisobanuye. Mureke duharanire kugera kuki, the Africa we all want, we all love, the Africa we all love, Afrika twakunda twese, cyangwa se Afrika dukunze twese. Ntabwo waba umunyafrika ugambanira mugenzi we. Come on man, ubuse koko tubwizanye ukuri. Niba uri kugambanira mu type mwakoranaga mu kiganiro, mwakoranye kuri radio, kuri televiziyo, mu kiganiro mwasangiye akabisi n'agahiye, haryo wowe niwe tumuntu turimo twifuza ko yaduha ibitekerezo by'uburyo Afrika yabimwe. Haryo wowe niwe muntu wawo duteneyeho ibitekerezo byo kuzamura Afrika. Uwo niwe muntu uzadufasha gusenya ubumwe bw'abanyafrika, kandi sicyo twifuza. Mureke duharanire kubumwe, mureke duharanire gushyira hamwe, mureke duharanire gukorana, mureke duharanire abahanzi. Come on, nigeze gukora ku cyumba cy'amategeko iriya album ya Riderman na Bulldog. Harimo inyigisho zikomeye bro. Abantu babazi, ndimo mu bantu babazi kera za 2000 na kangahe, za 2010, za 2012, za 2019 gutyo. Come on, za 2013. Aho Bulldog aho Riderman yashoboraga kurasa Bulldog Buda akamubwira ngo urimbwa nge sindimbwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Undi nawe akagaruka amubwira ati come on, nge sindi isaki igira gute gutyo, utuntu nk'utwo ngutwo, kuko Bulldog ni Bulldog nyine. Riderman nawe yitaga icyo gihe rusake, ibintu nk'ibyo. So I want to make you people think about this. Barakoranye kandi wabonye album launch yabo kuntu yagenze neza. Come on, bariya ni abaraperi. Abanyarwanda benshi bazi abaraperi nk'ibirara, ariko mwabonye igitaramo cyiza badukoreye, mwabonye show baduhaye, mwabonye show twahaririye men.
igitaramo kigenda neza, nta kavuyo, nta imitegurire imeze neza, performance ziraryoha, ubufatanye buba wane. Come on man, ibintu byose ubona ni dope. Hari akantu video ejo na postinze ka Eminem ari kuvuga ku muraperi wundi bari bakoranye indirimbo yitwa Best Friend. Eminem atangira avuga ngo we actually not good best friends, we are not friends, we are enemies, but we are here because we are making a video of a song. We have made a song called Best Friends. And akahita amuvuga ati him as a person is not, akahita agaragaza ko I'm doubting, but the album is great, is dope, it's cool, it's kind of cool, so you can buy it. It's not his album, ariko he's not even his friend, it's not his good friend, but they are working together. Abanyarwanda udakunze uwo wumva yapfa. Come on, uwo udakunda afite byinshi cyane ukeneye bro, n'ubwo utamukunze afite byinshi cyane ukeneye. Come on bro, why don't you work with them? Why don't you go for that? Kuki atari icyo ngicyo ukurikirana kuri uwo muntu n'ubwo utamukunze, ariko come on, ushobora gukunda ibyo akora, ushobora kwishimira ko yagufasha kuzamura urwego uriho mu bintu runaka, cyangwa se urwego udafite ku bintu runaka. Come on, ntawe ubasha byose man, ntawe ubasha byose, tujye tubwizanya ukuri. Hari abantu bazi kuvuga neza ariko badafite ikindi kintu bashoboye. Come on, uwo ngo uzamukoresha kuvugire. Hari abantu bazi gukora cyane ariko imbere y'abantu ugasanga ntibabasha kuvuga convincingly. Bazagukenera ubavugire. Come on. Ariko hari n'abandi bantu bazi kuvuga ariko batabashije kugira gukora indi mirimo. Abo nabo rero bashoboye indi mirimo, urabakeneye man, urabakeneye. Mureke dukorane, mureke dushyire hamwe, mureke dushyigikirane kuruta uko twarwana, twashwana, twahangana. Come on, ihangana iteka ryose rivamo kumena amaraso, ntabwo ariko ubufatanye iteka ryose buvamo iterambere. Hari abantu mwiza amateka ya Afrika muzi ubukoroni, igihe cy'ubukoroni dufite igihugu kimwe kitigeze kiba colonized, ni igihugu cyitwa Ethiopia, Abyssinia. Okay, benshi bongeraho n'ikindi gihugu cyitwa Liberia, ariko ugomba kumenya sure, ugomba kumenya first of all Liberia cyari gituwe nabande, cyari kituyemo abantu bitwa gute, bavuye hebe. Igihugu cya Afrika cyari cya Afrika n'icyo gihe cyose cyamye ari cya Afrika, kitabaye mu bukoroni ni Abyssinia. Muziki impamvu ya mbere yatumye batsinda abataliyani bagomba kubakoloniza ni iyi ngiyi: bashyize hamwe ubumwe, bagira imiyoborere myiza, bagira abayobozi beza rwose. Harimo witwaga Haile Selassie yari umurasta, yayoboraga abaturage be neza, akishimira iterambere ryabo. Ubwo nibwo buyobozi dufite uyu munsi. Dufite ubuyobozi bwiza hano mu Rwanda, ariko ukareba nta bumwe dufite. So if we are not working together, how do you think we will be developed? How can we develop ourselves? No, it's impossible. Let's work together guys. Mureke tugerageze uko dushoboye, dushyire hamwe turwane iyi ntambara yitwa ubufatanye, ubumwe mu Banyarwanda, ubumwe mu Banyafrika, ibindi byose bizikora. This is Tawal, iyi ni Tawal, nge nitwa PI. Ibiganiro byinshi kuri Tawal ubundi bikunze kwibanda kuri politike na diplomasi, ariko n'ubuzima bwa buri munsi bw'igihugu, ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyafrika tuba tugomba kubuganiraho.
nk'uko nabibijeje rero tuzajya tuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe ubundi ukore share abandi bumva iki kiganiro kuko cyuzuye inama nyinshi, kandi ntekereza ko nawe ubwawe wagikurikiye wagikunze. So let me hope you're doing well, you're doing great. Mureke tuzongera guhura ubutaha. This is Tawala, the Africa we all love. Ngiye nkaba ndi PI. Niba ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushobora kujya muri description z'ikiganiro ubundi warangiza ukabonamo nimero ukaduhamagara ukatuganiriza, tuzakwakira na yombi. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuko iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Mwakoze cyane kubana natwe, mukomeze muhirwe n'ibyo murimo byose. Imana ibarinde.